Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ku bantu bazakurwa mu muriro kubera ko bafite ukwemera gukeya, kabone nubwo kwaba kungana n'urubuto. Ese n'udasari nawe azinjira muri abo ngabo? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Iswala ni umwihariko mu idini ya Islam. Ni swala ni cy'agaciro mu idini ya Islam. Iswala niryo zingiro ry'ukwemera k'umuntu n'uwisilamu bwe. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama iravuga ngo bayna al-mar'u wa bayna ash-shirk wal kufr as-salah. Iti tarku salah, muri riwayat tarku salah, iti itandukaniro riri hagati y'umuntu no hagati y'ubuhakanyi n'ububangikanyamana n'isengesho. Bityo uretse iswala, icyo gihe yapaziya abayikuyemo nutakaje isengesho, uyu nguyu ntagaba ari umuyisilamu, kabone nubwo yasenga rimwe mu cyumweru cyangwa se agasenga rimwe mu mwaka cyangwa se akajya asenga uko yiboneye, rimwe mu minsi 3, rimwe mu minsi 5, agasenga 2, agasiba 5. Uyu nguyu iyo ibingibi abikora kubera ubunebwe, ibingibi bimukuraho bwa bunyangamugayo na ya imani nkeya. Ibingibi ntago bimusigira, kubera ko imani ya mbere igaragarira mu isengesho no mu gutunganya amasengesho y'umuntu. Hanyuma ibindi bikorwa bisigaye nibyo bireberwa kuri imani, nk'isadaka atanga, zakatanga, isoma siba n'ibindi bikorwa byiza mu neza akora, n'indi migereka y'amasengesho. Bityo iswala iyo uzayikora akayuzuza, uyu nguyu niwe uzabasha kujya mu ijuru. Hanyuma na wa wundi izananira akava mu iswala akaba adasari, uyu nguyu ntago azinjira muri ba bandi bafite agace gato ka imani, kuko ako gace gato ka imani aramutse agafite yari kumenya ko Imana ari imuha umwuka, ari imuha amafunguro, ari imuha imbaraga, ari imuha ikuzo, ari imuha icyubahiro, ari imuha urubyaro n'ibindi byose. Hanyuma akagira isoni zo kuba atayisenga iminota 5 cyangwa se 3 gusa y'isengesho, wenda akarikora nabi ariko akarisenga akaryuzuza, kubera ko iyo ngiyo niyo imani nkeya ya nyuma. Naho uwananiwe isengesho nguyu ntago ari muzakurwa umuriro. Wallahu a'lam.